badakina bikaba bibiri ntiyuzuye ibyo bintu bisobanura amashyi wayumvise amashyi yanjye rwose abareya aho muri hose kabisa amateka aranditswe sold out twari tuzi ko Murera amateka azandikwa kurwana na Nigeria biranga match y'u Rwanda na Benin nayo yarashyuhijwe cyane ariko birangira stade biranga Murera kabisa ibyanditse amateka warugeze ku kibazo warugiye kumbaza rero unditeguye twagenda icyo kibazo kiragira giti nubwo amateka akozwe stade ikaba yose ifunitse mbere ya match uwitwa Jangwan umuvugizi w'abafana ba PRC ari kuri miliyo hano yarimo arekura avuze ambaje ikibazo kimwe ati umutasi kukire Rayon Sport imaze kwakira match zingahe kuki itajyanye Bugesera muri stade Amahoro kuki itajyanye Muhazi n'izindi kuki itajyanye Kiyovu Sport ariko Joseph akavuga ati hagati aho so kuzura gusa Rayon Sport nasaruye amafaranga menshi ibyo turabigarukaho byo yego kuri bitatu gusa buri mufana yinjiye yego Jangwani aragira ati impamvu ibaye sold out harimo uruhare rutazigwe rw'abakunzi b'ikipe ya PRFC afite 50% by'abantu bari mu mahoro byanga bikunda bivuga ikibwana wasire ikintu cya mbere mbivugaho kuri aho ngaho wahereye ku kibazo kibaza ngo ese kuki tutigeze dufata izindi match ngo tuzijyane muri stade Amahoro twebwe ikipe ya Rayon Sport ubwo mperuka hano Rikari narakubwiye ngo nta na rimwe tuzahinyuza aba bantu muri Rwanda Premier League abantu muri Ferwafa nta na rimwe muzabona urwandiko rwacu rubwira aba bantu ngo muduhindurira umukino aho waruri muhindura amasaha uyu mukino mukureho oya kuriya kuntu karandiriye yasohotse imeze twe niko tuyikurikiza niba ubireba neza uze kuzana karandiriye ya mbere batarayivugurura karandiriye ya mbere itaravugururwa iyi match yari iri muri stade Amahoro ujye kureba kuri karandiriye ya mbere iyi match n'ubundi yari iri muri stade Amahoro none nagiye naguca no mu ijambo n'ibimenyetso biri kugaragara ubavuga ati Mureyo wese bavuga ati wasiri 4,000 biri live biri kubira gutegereje bareba mani imitima bashaka 5 kemwereke hari abandi bantu bakiri muri office niba bamukurikiranye wasiri mu mwere ku rukundo mu kanya 4,000 bine ubu ni bine Mureyo ukurikiye wasiri nyuma yo mujije stade Amahoro ubu ni bine mwereke wasiri urukundo dukeneye bitanu twereke wasiri abareyo muri banguki abareyo muri hehe turi hano abareyo muri hehe turi hano muri hese mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka abareyo muri hehe umuntu Murera sha umuntu witwa Regis akoza agashaka iri mu maraso yacu Murera Regis acumugara gatanu sanze magnifique yo ko tigaragaje ni magnifique urarangaye urukiko rw'ubujurire congratulations ku bafana ba Rayon Sport kabisa baramanuka biraza kugera mu kiganiro cya mbere cya sport mu Rwanda wasemera no kuhamagara ariko turaganje Murera we yewe Murera uri kipe Imana Murera we yewe Murera muratinyuka kumbeshya ku mugaragaro kuko narisohotse murabona muri kugenda ngara kuri yangenda abantu bajya bishimira kureba ubwo rero Rikari kuri icyo kibazo ari wambajije mbere yego nicyo kintu cya mbere sport si amakimbirane sport si ntambara sport ni ibyishimo yego nicyo kintu cya mbere usanga abafana hano bapingana ari wasanga aho bari ariko bari no kumanuka 4,500 byamaze kuzura barimo gusangira 4,500 bakeya harabura turebe wasiri wakunzwe ni ukunzwe wasiri ndongera gushya reka nongere rimwe imibare idasanzwe abareyo muri hehe turi hano abareyo muri hehe
turi hano muri hese mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka. yaragaciye akagozi yo bita murera. bayita murera. By the way, amatike nubwo aba yaguzwe gutya abantu bibuke ko abantu baba bayafite uriyeranje ukayamenya abantu barayaguze ku buryo bwa akayabika kugira ngo yungukeho akantu nabyo ni byiza ntabwo ari bibi ahantu hose birabaho. Champions League muri za FIFA mu gikombe by'isi bibaho. Abo bantu batangire bajye ku karonda bagende bigaragaza buhoro buhoro isoko ry'umukara banyuremo isoko ry'umukara kugira ngo ushaka tike ya VIP ayibone, VIP ayibone, regular niba ari lower wati ayibone. Bize ko abantu baba baziguze nayo umucyo ni rya rero ryafunzwe. wasire ibihumbi 45 45k mu mahoro bitarimo abantu binjiriye ubuntu abafite akazi n'abatoza bitarimo abantu binjiriye ubuntu asigaye na Robertinho na Darko bitarimo abantu bategewe imodoka ngo baze kuri stade bitarimo ya minota ya dohora ibihumbi 45 by'abantu bishyuye bose stade amahoro bayirimo. Aya ni amateka andi mateka rero mugiye kubona iyi stade amahoro. Nahoze ndi kumva ikiganiro mu kanya mugenzi wanjye wari uri hano avuga ko Bwana Jangwani avuga ko ngo byabaye ngombwa ko twitabaza inde iyi tugiye gukina kugira ngo stade yuzure. Club Giant ikipe ya Rayon Sport umuntu uzinjira muri stade kuri uyu wa gatandatu agiye kubona isomo ridasanzwe ry'ikipe ifite abakunzi benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ikipe ikuzwe kurusha izindi muri iki gihugu isomo abantu bagiye kuribona muri stade amahoro. Abo musanzwe muzi abo musanzwe mutekereza ko atari abakunzi bayo bagiye kumanuka bambaye imyambaro y'ubururu n'umweru. Amajezi muri Kwesa Collection yashize. Abantu barimo barahaha buri kanya. Iyi promotion Kwesa Collection yazanye yo kugabanyaho 10% ku myambaro y'ikipe ya Rayon Sport. Yego Byatumye abantu noneho nutagiraga jezi ayigura ugiye kubona ubururu mu mahoro. Ubururu bwiganje bwinshi byo kuri level yo hejuru. Iyi jezi nkingi nambaye zizaba zirenga ibihumbi 38 muri iriya stade. Jezi nyinshi cyane byo ku rwego rwo hejuru. Abantu nibwo bagiye kubona ko abanyarwanda bakunda umupira icyari cyarabuze ni kibahagurutsa mu rugo ngo baze kureba uwo mupira. Stade amahoro 45 byamaze kuzura 40 muri byo nabareyo gusa ibindi bisigaye nabakunzi bindi kipe isigaye ubwo abantu baze benjoying umupira sasa kuri uyu wa gatandatu. Umupira ugiye kunyerera. Bikara bareyo baje abareyo barahari abareyo muri hehe turi hano umutego naho ubonye nacyo naho ongera regisi